bizabakurikirane, muzamenye ko ibyo mwumva bitari ibyo gutakara hasi ngo bipfe ubusa. Tubonye abagabo Imana yagiriye neza hari Kigali wacu, yavuze kera mu buhanuzi mu bubyutse Imana kizabagira neza, ariko ni Dubai n'abagore 5, 3, 2 ni Kigali no kwiba umusoro, no gucuruza no guserera bizigurya ibyo byose nakajagari. Uwiteka aravuze ngo nimwimike izina ryayo ryonyine bizatuma mugera ku gisubizo kirambye. Kandi ntabwo tukiri abantu bakwirirwa batwarwa n'uturabyo no kudushukisha impungure nk'inkoko. No, tutugeze mu gihe tugomba kumvira umwuka wera icyo avugana natwe tukagishyira mu bikorwa. Haleluya! Iri ni ibuye riri muri twe ritwemeza ko ari Uwiteka wenyine tugomba gusenga. Nanabibonye mu gihe cyaguma mu rugo abakire bihutiye ku maduka bahita batwara ibintu, imiceri n'amakawunga, ibintu byose bayimaramo. Umwanya muri abakire mwari mushituwe n'iki? Mwari muzi ko muyafite n'iki cyatumye mupakira amahirigisi? Ahubwo muhora n'ubwoba, murabizi ko icyo mufite atari umugisha. Mufite ikibazo cy'uko ibyo mufite bidashobora kubarengera mu gihe gikomeye. Turashimira Imana cyane itwemereye kuboneka hano uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Nitwa MUSONI Jean Baptiste nko mushumba yabivuze. Ndashimira Imana. Hano ntago ndi umushyitsi cyane, nubwo ntahaba ariko tuba turi kumwe kandi mperutse vuba, ariko Imana ishimye ko twongera kubonana. Imana ishimwe. Mushumba yahoze ari guhanura, ari kuvuga ku matitire, yavugaho gatoya, yibeshyaho gatoya, aravuga ngo ni mwarimu MUSONI, ariko ndi Evangélisez usanzwe, ntabwo itorero rirampa inshingano. Rero nagira ngo mumaze mwumve ako kantu ni keza cyane muri status. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo cya Yosuwa igice cya 24. Turasoma n'ubundi iyi nsanganyamatsiko y'igiterane. Turayisanga n'ubundi ku murongo wa 15. Mbere yuko tuyisoma twabanza tugasoma umutwe w'amagambo, kuko iki gice cyose turakivugaho cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa atekerereza Abisiraheli ibyabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Yosuwa atekerereza Abisiraheli ibyabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. 15 rero aravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni Yosuwa. Izina Yosuwa yaryiswe na Mose. Iyo turebye mu kubara mu gice cya 13 umurongo wa 16, yitwaga Hoseya, ariko mwene Nuni. Hanyuma mu gihe cyo kubatuma rero Mose amwita umucunguzi, amwita Yosuwa. Kandi koko izina ryakoze ryasohoje umugambi w'Imana cyane. Uyu munsi rero turifuza ko iri jambo ryahinduka ubuzima bwacu natwe abo muri iki gihe.
iyi nsanganyamatsiko mumaze icyumweru muyiriho muyumva muyuza, ariko tugiye gusa n'abavuga mu ncamake ihishurirwa ririmo impumeko y'Imana iboneka muri iyi nsanganyamatsiko Imana yaduhaye. Bibiliya igaragaje ko Yosuwa ngo yabanje kubabwira iby'Imana yakoze. Kiriya gice cyumvikanamo amakuru y'iby'Imana yakoze. Yosuwa ababwira uko Imana yatoranije Aburahamu, ababwira uko Imana yamuhaye urubyaro, ababwira uko Imana yatanze Isaka, hanyuma hakaboneka Yakobo na Esawu, ababwira ko Imana yitaye kuri Yakobo igakomeza igendana nawe, mu gihe Esawu Imana yamwohereje cyangwa se yamuhaye Iseyiri, ariko Yakobo ngo we imumanura mu Egiputa. Ababwira ko ibyo bintu ari umugambi w'Imana, abatekerereza. Bira yavuze ngo abatekerereza, ababwira amakuru yose, ababwira urugendo rwo gucungurwa kwabo bavuye mu Egiputa, ababwira urugendo n'imbaraga z'Imana mu butayu, ku nyanja itukura. Ababwira uko Imana yabambukije Yorodani, arabigaragaza byose. Ngo ababwira imbaraga, ababwira imirimo, ababwira iby'Imana yakoze byose. Ababwira uko Imana yabakijije umuvumo wa Balamu, ababwira ko Imana yashaka ko bazabaho. Akomeza ababwira imirimo yose y'Imana, ababwira ukuntu Imana yohereje amavubi kugira ngo irwanye aba bami bari babangamiye n'ibihugu byabo. Abatekerereza imirimo ikomeye Imana yakoresheje amaboko yayo. Arababwira ngo Imana yabahaye iki gihugu kitabaruhije. Muri icyo gice aya magambo nagiye nyakuramo y'ingenzi. Arababwira ngo yabahaye iki gihugu kitabaruhije. Arababwira ngo iyi midugudu mutuyemo, muyituyemo mutarayubatse. Ababwira ko ari Imana yakoresheje imbaraga zikomeye kugira ngo yimure ba nyirayo ituzemo ubu bwoko. Arababwira ngo kandi mukorere mu by'ukuri mutaryarya. Arababwira ngo mukureho za mana za basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi ndetse no muri Egiputa. Arababwira ngo kandi niyo mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka Imana, mukaba mwumva mutabishaka, mukaba mubona ari bibi, arababwira ngo muhitemo, mwitoranirize uwo muzakorera. Aravuga ngo nkurikije icyo Imana yakoze n'umugambi dufiteho, niba ibyo bintu mwebwe mutabyumva, mukaba mwumva mudashaka kubiha agaciro, nimushake izindi mana muzakorera, yaba izino muri iki gihugu murimo, yaba izabasogokuruza, muhitemo, kuko ndumva nta kindi nakora usibye kubabwira ko ari Uwiteka wenyine ukwiriye kwizerwa. Ageze hano avugira ijambo dusonye mu nsanganyamatsiko. Aravuga ngo ariko njyewe n'inzu yanjye. Umuryango wa Yosuwa nuwo kwa Efurayimu, ariko avuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yashakaga iki? Nicyo nshaka ko twumva muri insanganyamatsiko kugira ngo tuyivanemo ubuzima bw'agakiza mu isezerano rishya nkatwe turi kuri tere y'imisi y'imperuka. Niki yashakaga atsindagira iri jambo rivuga ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka? Niki cyatumye avuga iri jambo? Ko yari amaze kubabwira amakuru yose y'ibyo Imana yakoze, amaze kubabwira ko bagomba
kwizera Imana, ariko anagaruka ku bantu bashobora kutazumva kuko yarabazi. Arababwira ngo niba mutabishaka muhitemo Imana muzakorera. Ariko ageze hano asanga ibyo bintu ntago bashobora kutabyumva ngo babihe agaciro. Nk'umuyobozi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, njyewe n'umuryango wanjye. Icyambere yarashatse kugaruka kuri ryabanga yakoresheje we na Karebu. Ubwo abagabo 10 bahagarariye imiryango bose bananirwaga kwizera Imana bagatangaza amakuru yo gutesha agaciro imbaraga z'Imana, we na Karebu bakitandukanya nabo vuba. Yarakoze iki? Nagira ngo mukurikire, ntabwo mfite umwanya munini cyane, ndifuza ko mwumva ihishurirwa riri mu nsanganyamatsiko kugira ngo bitugirire umumaro, kuko amateka yo mwamaze kuyumva. Yashakaga kongera kwitandukanya n'inkozi z'ibibi. Aravuga ngo niba mudashobora guha agaciro umugambi w'Imana, hakaba harimo abashobora kuzabitatira, nongeye kwitandukanya namwe nk'uko nitandukanije na bene wanyu mu gihe cyo gutata. Icyo ni ikintu cya mbere mugomba kumva. Yaravuze ngo nitandukanyije namwe ku mugaragaro, njyewe n'inzu yanjye twebweho tuzakorera Uwiteka. Ntabwo nibagiwe ko Imana ariyo kwizerwa. Nagira ngo babwire ko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, muzapfe mwenyine. Yongera kwitandukanya nabo. Ndabibutsa ko aha yarageze ku myaka 110, yendaga gusoza urugendo rw'ubuzima. Yaragezeho agiye kubabwira amakuru ya nyuma nk'umucunguzi wo muri icyo gihe cyabo Imana yakoresheje iby'ubutwari. Arababwira ngo nongeye kwitandukanya n'abantu batazumva Imana nk'ukwiri. Njyewe n'inzu yanjye ntanze umurage kubazankomokaho bose bazakorera Uwiteka. Utazakorera Uwiteka ubwo azaba afite ibindi arimo, ariko nzi ko hari abantu bumva nabi bashobora kuzatatira igihango cy'Uwiteka bakongera gusenga izindi mana. Aravuga ngo nitandukanyije nabo ku mugaragaro. Yarabiyukije kongera kwitandukanya n'abatumvira Imana. Nanone kandi mwibuke ko aba bantu bananiwe kwizera Imana muri icyo gihe bose Uwiteka yabashyize mu murongo utukura. Bashyizweho iherezo ry'ubuzima, bashyizweho gahunda y'uko batazabona ibyiza by'amasezerano. Yongera kubibibutsa muri kondisiyo yabahaye, arongera arabibibutsa. Yarashatse kugaragaza umwihariko we mu kwizera Imana, nta mbaraga zindi, nta bayede bandi akeneye bashobora kumufasha kwizera Imana. Yagaragaje ko abantu bagomba kugira umurage wo kwizera Imana yonyine. Yaridekaraye imbere yabo bose, aridekarara imbere yabo bose, ababwira ko nta wundi ukwiriye kuzasengwa uretse Uwiteka. Yarimo agaragaza ko agomba kubahamiriza, atazigera afatanya n'abantu bashobora kuzongera gutakariza Imana icyizere. Yarimo ababwira ko Uwiteka niba atamwizera azongera ngo akabahindukira, ngo akabareba ijisho ribi. Yarababwiye ngo Uwiteka nimutamusenga ngo mumwizere, mugakorera izindi mana, Imana izabahindukirira namwe izabareba ijisho ribi. Yashaka kugira ngo arandure burundu gusubira inyuma kose gushobora kuvuka cyangwa kwaduka. Imana ishimwe cyane. Niki cyatumye ababwira ibyo byose?
nibatumvira Imana bizarangira nabi. Icyambere, ikintu cyambere cyatumye abibabwira nuko amateka bari bafite yose y'urugendo naho bari nibyo ari babeshejeho ubuzima n'imibereho yabo, yabanje kubibakura mu bwibone bwabo abishyira mu maboko y'Uwiteka, abumvisha ko ubuzima bafite n'imibereho bafite byose bituruka mu kiganza cy'Imana, abumvisha ko aho bari ari Imana ihabashyize, abumvishamo ikintu gikomeye ngiye kubabwira cy'ubutumwa bwiza Imana yampaye. Yababwiye ko nta kindi cyifuzo bafite, k'iby'Imana yashakaga byose yabibahaye babigezeho. Yashakaga kubabwira ngo igisigaye nimuhereze Imana igisubizo cy'icyo ibifuzaho, cyitwa kuyisenga gusa, kuko muri hano ari yihabagejeje, abandi barapfuye barashira, urugendo rwabaye rurerure, ariko yarimo ashaka kugira ngo abacutse ku kintu cyitwa ubwibone n'ibyifuzo bitari ngombwa. Arababwira ngo ubu muri hano Imana yarakoze akazi ku nyanja itukura, muri hano Imana yarakoze akazi gakomeye mu butayu, muri hano Imana yarakoze akazi gakomeye mu kubakura kwa Farawo, muri hano murya iby'ubuntu Imana yateguye kera, muri hano muriho nta kintu na kimwe mufitemo igishoro hano. Arababwira ngo Imana yatanze igishoro cy'ubuzima n'imibereho, nta muntu n'umwe uri hano ushobora kugaragaza ko hari icyo yakoze kugira ngo abe ariho. Abanza kubavanamo uburenganzira n'ububasha n'ubwibone bw'iby'isi n'ibyo bashingiraho, afata ubuzima bwabo bwose abereka ko bufitwe n'Imana mu biganza, abiyama burundu kuzagira ikindi cyifuzo cy'ibyo bakeneye, ko Imana icyo yashakaga yakigezeho, bari mu by'Imana yubatse mbere y'igihe yatanzemo imbaraga zayo. Abavanamo ibyifuzwa by'ubuzima n'imibereho, abereka ko byose Imana yabikoze kubera impamvu zayo, abasaba ko bubahiriza icyo Imana ikeneye, ko Imana ikeneye ko bayizera byonyine. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo w'8, tuhasanga ijambo Yesu yavuze ribabaje. Yaravuze ngo ese umwana w'umuntu azagaruka, azaza kwizera kukiri mu isi? Yaramaze kubabwira umugani w'umucamanza utarakundaga Imana n'abantu, utarubahaga Imana n'abantu, ngo kumupfakaza aramutitiriza ngo amurengere ku mwanzi we, ngo amutitirije ngo bigezeho abona ko gutitirizwa ngo biramubangamira, ngo akemura ikibazo cye. Yesu amaze kuvuga ayo magambo arababwira ati ariko mwebwe mubona Imana izabura kurengera intore zayo, izazirengera rwose ndetse vuba. Ariko ageze hepfo yongeraho iri jambo, kuki yaryongeyeho? Aravuga ngo ariko umwana w'umuntu azagaruka kwizera kukiri mu isi, kuki yaryongeyeho? Yashakaga kubabwira ngo iby'Imana yakoze birahagije, hasigaye icyifuzo cy'Imana gusa cy'uko mugomba kuyizera, kuko mwebwe mutagifite ibyifuzo by'iby'Imana yakora, byose yamaze kubikorera mu isezerano ryayo, mugezaho mukeneye kwizera Imana ikababonamo umusaruro w'imbaraga yabashoyeho, kugira ngo Imana ibakurikirane ibazana hamwe muri ibyo mutahinze, mu mazu mutubatse, mubayeho kubw'ubuntu bw'Imana, kwari ukugira ngo izababonemo inyungu yo kuyizera. Ubwo yitaga kuri Yakobo ikirengagiza Esawu ikamujyana ahandi, ikita kuri mwebwe gusa, yashakaga ko muzayizera. Nicyo cyonyine yashakaga. Ntimwongere gusenga izindi mana, musenga Uwiteka wenyine. Nicyo cyonyine, niryo banga riri muri iyi nsanganyamatsiko, nukongera kugaruka mu kwizera Imana ibyo umuntu yumva yarakeneye byose, akamenya ko Imana yabikoze mbere y'igihe, ikabimuteretse ahantu ikeneye ko ayizera, ikabona inyungu mu byo yagize gute, mu bishoro byose yamushoyeho. Inyungu Imana ifite muri iyi nsanganyamatsiko nuko abantu bongera kuyizera, kandi dushingiye ku mateka y'Imana yakoze. Imbaraga ya mbere ikomeye ni agakiza yaduhaye, ibyo byaduhesheje amasezerano y'umugisha.
haleluya, atuma dushobora kubaho atari uko twahinze. Umwanditsi w'Abaheburayo igice c'13:8 yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Hanyuma iryo ni isezerano rigaragaza ko nta bindi byifuzo bindi tugomba kuba dufite. Dukwiye kuba twizera Imana kuko aricyo kibabaje Yesu. Ese kwizera kwanyu kuzaba kuri ku kigero Imana yabyishimira ikabona umusaruro mu byo yashoye kuri mwebwe, mu byo yakoze mbere y'igihe, mu masezerano no mu mugambi wayo? Yesu rero ntiyarekeye aho. Ubu tuvugana mwicaye hano, mwaje mu giterane, muri abahanga, muri abanyabwenge, muri abasirimu, muri abizera, bamwe babatijwe kera mumaze imyaka myinshi, mwumva ko Imana yabiyeretse n'ibyo koko. Ariko Yesu amaze kuvuga aya magambo abona kandi ahishurirwa ko atari ubwa mbere birenze iby'Imana ivuze. Kandi aya magambo yose yayavuze ababwira ngo nimwumve uko Imana ivuze. Yarabwiye ngo Imana ivuze iti. Ntabwo yabivuze abaha kondisiyo zabo, yabivuze mu buryo bw'ubuhanuzi. Muze gusoma icyo gice. Yababwiye ko ari Imana iri kubivuga. Ntabwo yavuze ngo ni Yesu uri kubabwira. Noneho rero, ubwo yavugaga ibyo kandi abizi ko ari Imana iri kubivuga, yahishuriwe ko batari kubyumva. Kuko n'ubu bimbabwiye ngo nta byifuzo bindi by'ubuzima n'imibereho mukwiye kuba mufite, nabyo ntabwo mubyumva, namwe ntabwo mubyumva. Ariko reka mbakorere icyo yakoze. Ngo ashinga aho hantu hafi aho ngaho, aho i Shekemu, ngo Yosuwa abakoresha amasezerano, ngo yandika amategeko yose y'Imana n'amateka, abyandika mu gitabo. Amaze kubyandika akora ikintu ngiye kubabwira. Ngo ashinga ibuye rinini, ngo iryo buye ngo aryita umuhamya. Aravuga ngo ubwo mumaze kwemera ko muzakorera Imana, ntabwo narekera iyo, ndabazi. Ngo ashinga ibuye rinini hafi aho, ngo ari hashinze, ngo abakoresha amasezerano. Ngo bamaze kuyakora, ngo yandika amategeko n'amabwiriza yose y'Imana. Ngibyo Imana yakoze nibyo bemeye ako kanya. Ngo arangije iryo buye, ngo arihashinga, byandikwaho ibintu bikomeye. Arangije avuga ngo iri buye, ibyo ndi kuvuga biranditse byose muri iki gice. Aravuga ngo iri buye ngo ni umuhamya, ngo kuko iri buye ngo ryumvise ibyo mbabwiye, kandi ryumvise ko namwe mwumvise ibyo Imana yakoze, kandi iri buye ryumvise imikorere n'amateka yose n'amasezerano n'umugambi w'Imana. Noneho iri buye rihindutse umuhamya. Kuki yakoresheje umuhamya agakoresha ibuye? Yagira ngo hatagira ubyitirirwa muri bo kandi nawe ari umunyantege nke, bikazarangira byitiriye famiye cyangwa igisekuru cyangwa icyo ari cyo, cyangwa akazanywa inzoga agasinda akabijugunya. Aravuga ngo ndarigira igihamya, iri buye ryumvise byose kandi ari ibuye ryabyumvise, nta uzariha ruswa ngo ritakaze ibyo ryumvise. Aravuga ngo iri buye rigomba kuba gihamya ko mwumvise Imana ivugana namwe, ko mwibukijwe ibyo yakoze nubwo mutari muhari muri abana. Aravuga ngo birandikwa ku ibuye. Ntabwo tubibitse abasaza, ntabwo turi bubitse abatambyi, ntabwo turi bubitse abanyamategeko. Yahamagaye abakuru b'ingabo, abakuru b'Abisirayeli, abantu bakomeye bose bahari mu nzego zose. Ariko ntiyagira urwego na rumwe abitsa, ahindura ikimenyetso cy'ibihamya, ngo akoreshe ibuye. Ubwo ubuzima n'imibereho bibakabutiye, mwamaze gupfa amatwi y'umwuka, mutacyumva ko Uwiteka hari icyo yakoze mu mukeneye mu byifuzo, kandi abasaba ko mumusubiza icyifuzo afite cyo kumwizera. Mwebwe mukaba mudashaka kumwizera, mukamuhugiye mu bindi. Nagira ngo natwe dukore ikimenyetso cy'ibuye nk'abantu mwaje kumva igisanganyamatsiko. Ibyo mwumvise n'ubuhamya mufite bw'abandi n'ubwanyu,
Uwiteka abyanditse ku ibuye kugira ngo atabitsa bene wanyu bakazabibyaza undi musaruro. Hari ababigurisha, hari abishakiramo icyubahiro, hari ababihinduye iturufu yo kugira ibyo bakora bageraho, ngo abyandika ku ibuye. Ntabwo Imana yenda kubitsa amabanga y'ibyo yakoze abantu. Hari imbaraga ikomeye ibitse muri twebwe ifite amateka. Yesu yavuze, Yesu yaravuze ngo uwo mwuka wera azabamenyesha, niwe uzababwira iby'amateka, niwe uzajya azamura imbaraga z'Imana yakoze muri wowe, ukongera kwizera Imana udashingiye ku muntu. Maze kubona abateka mutwe babeshe ibintu bikomeye cyane, bagenda bavuga ubuhamya bucuritse bw'ibyo bapapiriye, bagenda bavuga amashimwe atariyo, bapakira ibintu ngo byo kuzemeza abantu ko ari iby'Imana, ariko wakurikirana amavuta ashobora gutuma uhorana ibyiringiro bitewe n'ibyo wumvise ukayabura. Ndatangaza ikinyuranyo muri aya materaniro ko umwuka wera yakiriye amabanga kujya kwibutsa akakubwira amateka y'iby'Imana yakoze. Byanditse ku ibuye ni Kristo, iri buye ni umwuka wera, ni ubumana, ni imbaraga zikomeye zitarya ruswa, zitavogerwa, bataniga, badacomeka ku mashanyarazi ngo zivuge ibyitavugwa. Ni ubumana bukomeye bugomba kuba bwanditseho ibihamya by'Imana yakoze, bigomba gutuma tugomba kwizera. Kuko ngo mukeneye kubwirizwa n'abafite icyo bafite kugira ngo mwemere ko hari icyo Imana yakoze. Mwarayobye. Mukeneye kubwirizwa n'Imana idatuye i Kigali, idatuye i Rubavu, Imana idatuye mu isi, idatuye muri Afurika. Mukeneye kumva umwuka wera icyo avuga, utuye mu ijuru, ufite ubuzima bwo mu ijuru. Ukeneye guhabwa amateka, ukibutswa iby'Imana ishobora n'uwo nguwo. Ntabwo ari ngombwa ko wemezwa nuko nambaye kositime na karuvate, mfite aho ntaha n'ibyo nize. Oya, Imana yaravuze ngo ntabwo biri bwandikwe ku muntu uwo ari we wese, birandikwa ku mbaraga ikomeye idahinduka yitwa ibuye, kandi ribi igihamya kuko ryumvise. Haleluya! Ryumvise rikamenya ibyo Imana yagize gute yakoze. Ngo hashinga ibuye hafi aho, vuga ngo aho ngaho, aryandikaho ibihamya by'Imana yakoze. Kandi avuga ko iryo buye ribibitse mu makuru ryabyumvise, kandi iri buye nta mwanzi waryo ubaho. Ntabwo rirya ibiryo, ntawe uzavuga ngo ryaramucuze. Ntabwo rikodesha, ntirifite amazu, ntabwo nta hantu na hamwe rihuriye n'isano y'ibyo dufite n'ibyo tubona. Nibuye rifite ububasha n'amakuru y'iby'Imana ibitse mu mabanga y'icyerekezo cy'amasezerano, nibyo igomba kubahirwa. Umwuka wera bifite muri twebwe, niwe udutangariza icyo Imana yakoze kuruta ko twabirebesha amaso yacu. Ibintu byose mubona umuntu yavuga nk'ubuhamya cyangwa ku giti cye bifite kiritike, ushobora kubihakana cyangwa ukabijyaho impaka. Njyewe nigeze guhakana ikintu umuntu yavuze mu buhamya n'amashimwe ye, yabihakana. Yaravuze ngo nagiye, ngo narahunze, hanyuma mpungutse nje nza nta kintu na kimwe mfite, ntangirira kuri zero. Aravuga ngo ndasenga cyane, ndakora cyane, hanyuma Imana iransubiza. Mwese mugende musenge, muzamuka imisozi, ibyo mfite namwe muzabibona. Abeshya. Kuko aho yavukaga mbere yuko ahunga bari abantu bakomeye. Hanyuma aje atangiye ubuzima, yahura n'umuntu se yagabiye, akamubwira ati ko ndeba ujarajarasha, ati akira, so niwe wangejeje kuri urwego, akaba aramuhaye. Yahura n'undi ati ko ndeba ukanuye amaso wabaye iki, ati wa mwana we iwanyu nibo bakoze ibi nibi, ati ejo uzanyitabe. Agenda ahabwa muri ubwo buryo, ariko byari biturutse ku kintu cyitwa izina, icyo bita shinge cyangwa rugero. Hanyuma ntiyamenye ikibaye ko ari ubuntu bw'Imana ubikoze muri ubwo buryo, ariko akajya ashuka abantu ngo nibasenga 7 ngo 40 abantu basaziramo imisatsi irapfuka ngo bazabona ibyo. Oya, Uwiteka afite inzira z'amavierije, z'amasugi zibitse mu mbaraga zikomeye z'umugambi w'Imana azanyuzamo ibyo azakora byose.
ntabwo tukiri abantu bashakisha imikorere y'Imana mu magambo n'amarangamutima. Hari ibuye, haleluya, ribitse amakuru y'Imana yakoze, ribitse ibitangaza n'imirimo aho Imana yadukuye. Hari ibuye rikwibutsa ko wanywaga urwaga ugasinda. Hari ibuye rikwibutsa ko wari umusambanyi ukaba waramenye ukuri. Hari ibuye riri muri wowe ryanditseho ibihamya by'uko utagomba kuzasubira inyuma. Hari ibuye ryitwa amasezerano rivuga ngo Uwiteka azakugira neza. Hari ibuye riri muri wowe ryanditseho ijambo ryitwa humura, ntukongere gukurikira abandi, humura, Uwiteka azakugira neza. Ntabwo byanditse ku muturanyi wawe, ntabwo byanditse kuri mwene wanyu yaguhumuriza ejo akakugambanira. Byanditse mu mbaraga zikomeye z'igihamya kitagambanirwa. Ni imbaraga y'Imana iri muri twe, ni umwuka wera ushinzwe guhishura ibihishwe. Niwe utubwira imbaraga z'Imana, haleluya, tukagera ku kigero dushobora gusohoza iby'Imana ishaka. Niko Yesu yavuze bamubajije ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Yohana ubutumwa bwiza 6:29 arababwira ati umurimo nta wundi nuko mwizera uwo yagize gute, uwo yatumye. Yesu we yashakaga ko abantu batazongera kugira indi mana bizera. Aravuga ngo ntiwazongera kugira indi mana musenga, ni musenga Uwiteka wenyine mu mwizere. Afite icyifuzo Uwiteka cyo kumwizera, kuko aha nubwo aturimo ideni rijya azakora, ahubwo ibyo yagombaga gukora yamaze kugira gute, kubikora. Muri hano kuko Imana murimo murya imizabibu, mubayeho neza, erayo ndetse n'ibindi, ntabwo ari ibyo mwahinze. Arababwira ati aya si amazu yanyu, n'imbaraga Imana yakoze ikoresheje ibimenyetso n'ibitangaza ibagejeje hano kubw'umugambi wayo. Mugende gakeya, ubwibone bushire, amatiku ashire, icyo kwishyira hejuru bishire. Nabonye abantu basigaye barigize ukuntu ngo barangura Dubai, ngo barangura Dubai. Nabonye abandi nabo basigaye barigize ukuntu ngo hari ibyo bari kugeraho, ngo nibyo bagezeho. Nabonye abandi batangiye muri uru rugendo kumva ko Imana ibarimo amadeni. Umuntu wese wabonye isezerano ry'agakiza, Imana yamuhaye ikintu cyitwa umugisha. Uyu mugisha wo mu gakiza ni umugisha ubitsemo byose bizajya bizira mu gihe cyuzuzanya n'umugambi w'Imana. Nta mafaranga y'ubwibone Imana izaguha igufite mu isezerano ry'ubugingo ntayo uzabona. Nta mugore nta mugabo w'ubwibone Imana izatanga. Icyakora muzabiba, nayo mafaranga muzayiba, ariko avuye mu ijuru agomba kuza yuzuzanya n'icyo Imana ishaka, kuko Imana yabikoze kera, bibitse mu mugisha. Nta nubwo ari ibyifuzo, ahubwo Imana niyo ifite icyifuzo kuri twe cyuko twayizera, hanyuma twamara kuyizera ikajya iduha nk'uko ihereza abana bayo. Hano nta muntu hari w'umutekinisiye ushobora kuba umwana we yamubwiye ngo ndashaka inkweto zo kwambara mubyeyi, hanyuma ngo nurangiza ukingura icyumba saa 8 z'ijoro usanga umwana yifashe kwitama avuga ati inkweto nzazikura he? Ahubwo we nk'umubyeyi urara ijoro udasinziriye, umwana yisinziriye. Biragaragara neza ko abantu bose Yesu yahaye agakiza bagaheshejwe no kwizera ukuri kw'ijambo bafite umugisha uzatuma bakomeza kubaho nta deni Imana ikiturimo. Agakiza kahirutse imbaraga ikomeye izatuma tubona ibyiringiro by'ubuzima n'imibereho. Ahubwo niko turimo Imana ideni ryo kuyizera tutayibangikanyije n'ibindi bigirwamana ibyo ari byo byose, hanyuma tukabaho dufite amahoro dusinzira mu gihe abandi baraye ijoro, kandi tukabaho dufite ibyiringiro bishya, tukongera kwizera Imana. Aha rero birababaje cyane. Uyu mugabo wavuze aya magambo Yosuwa yari umuyobozi, yarahagarariye abandi, niwe Imana yari yahaye kubafasha mu rugendo rwo gusohoza umugambi w'Imana. Ariko biratangaje kuba abatuyoboye, abo twakwigiyeho, abatubanjije mu gakiza, aribo mu gusenga ibindi bintu, mu kwizera ibindi bintu bitari ukuri, bitari Imana. Iki ni ikibazo gikomeye. Birababaje kuba ababanjirije abandi mu buhanuzi, uyu munsi wa none ubuhanuzi barabucuritse, babuhindura itara ririho ricumba ridafite urumuri rwamurikira umuntu, hanyuma akaba aribo batanishije abantu. Ariko Yosuwa nk'umuyobozi yashyizeho ibyitonderwa, aravuga ngo nkanjye nitandukanyije n'abantu bose batazizera Imana. Dukeneye abakozi b'Imana bahagarara mu cyuho
itandukanyije n'umuntu wese utazizera Imana ku kigero cy'urupfu. Dukeneye abahanuzi bagaragaza ko batagwirinda, bakeneye ko Uwiteka yubahwa wenyine, nta kindi kintu gikwiye guhabwa icyubahiro usibye imbaraga z'Imana zishingiye ku gakiza n'umugisha ukomeye Imana yatanze. Dukeneye Jean Pasteur bari ku kigero cyo guhamiriza itorero ko nta yindi nzira, nta bundi buryo, nta rundi rufatiro, nta wundi wo kwiringirwa usibye Uwiteka wenyine wakoze imirimo ikomeye itabasha kugereranywa. Niki gituma abantu bari ku rwego batabasha guhamya Imana kandi babifitiye uburyo n'uburenganzira, aribo bafite mikoro zo kubwira abantu ko Uwiteka ari we wenyine wo kwizerwa. Niki cyabiteye? Imana idufashe cyane. Mu gihe Yesu yakoraga igitangaza cyo guhaza abantu, igiterane cyarimo abantu barenze 5,000, ariko atangaza ko abantu bagiye guhaga, asaba ko bazana icyo bafite ngo bagaburire abantu. Baramwinginga bati mwigisha urakorwa n'isoni hano, dufite abantu benshi, turabara abagore bonyine ni 5,000, abagabo bonyine ni 5,000, abagore n'abana tutababariyemo. None urabona biragenda bite? Dufite amafi 2 n'imigati 5, biragenda bite? Ngo Yesu arabwira ati mwebwe nimukora icyo mbabwiye, mwebwe mukora ibimenyetso, ngo mumanyagure bahindura ishenga ubufu, bagira utuntu turi petite particules duto cyane. Abasaba ko basavinga abantu. Imbere hari abantu nk'aba bicaye imbere, abantu bicaye imbere hafi aho bose baravuga bati sawa, ubwo avunguye utuvungu, ubu twicaye neza ntako tutagize. Twaragerageje, twagujije amabanke, twaragerageje, twashatse neza, twavutse ahantu heza, twize barya neza, ntako tutagize, twaratekinitse, turashakisha, ubu turi hano hafi, ntabwo twapfa gupfa abandi batarapfa. Nanayibonye mu gihe cyaguma mu rugo, abakire bihutiye ku maduka bahita batwara ibintu, imiceri n'amakawunga, ibintu byose bayimaramo. Umwanya muri abakire mwari mushituwe n'iki? Mwari muzi ko muyafite, n'iki cyatumye mupakira amahirigisi? Ahubwo muhora n'ubwoba, murabizi ko icyo mufite atari umugisha, mufite ikibazo cy'uko ibyo mufite bidashobora kubarengera mu gihe gikomeye. Ayo si amafaranga yatuma wizera Imana. Oya, ngo baravuga ngo turumva hari imbaraga ikomeye yaturengera, niba duhereho dufite amahirwe, turumva dufite amahirwe, baduhereho. Ngo abantu bari bicaye hagati mu giterane, imitima irahagarara. Dufite abantu isukari yataye umurongo, umutima utakiri mu gitereko, ibintu byanze, murwaye indwara z'akajagari zitewe no guhagarika umutima. Ngo bahagarika umutima, baravuga bati reka turebe, ariko bari bicaye inyuma bo bari barapfiye, byarangiye. Baravuga ngo ntabwo tuvungu twatugeraho muri iki giterane, byararangiye, ntabwo bizakunda. Dufite abantu mwahahamutse ku buryo umuntu akubwira ngo cyangwereka ahantu wava imibereho. Nta mibereho umuntu wizera Yesu yabuze. Imana yabishyize mu isezerano ry'agakiza. Imana ivuga ko izabeshaho abizera. Nta handi hantu twashakishiriza imibereho. Ubyuka ujye guhinga bisanzwe, ubyuka ujye gucuruza bisanzwe, ubyuka ukora ibyo ugomba gukora, jya mu kazi k'abandi ugakore neza. Ibindi birenze kuri ibyo Uwiteka azabikorera mu mugisha uzingiye mu isezerano. Ibyo guhahamuka no kurara udasinziriye nta gaciro bifite. Mwimitsi izindi mana nizo musigaye mwizera. Musigaye mwizera abantu, musigaye mwizera amafaranga, musigaye mwizera abakomeye, musigaye mwizera bene wanyu, musigaye mwizera amoko yanyu, musigaye mwizera urwego mugezeho, musigaye mwizera inzego muriho, musigaye mwizera akazi mukora, abandi mwizera n'imyenda mwambara, musigaye mwizera amasaha n'ibitambaro byo mu mutwe, abandi mwizera inkweto. Mwageze ku kigero muzi ko byarangiye, abandi mwizera amazu mubamo, abandi mwizera amashuri mwize, abandi mufite amabike mwamaze kwemeza ko ari yazagira icyo ababeshaho. Ariko ndatangaza ububasha bukomeye bwanditse ku ibuye byitwa umwuka wera n'umugambi w'Imana mu gakiza, ko abantu bose baserutse bahamagawe n'Imana bakitaba, bakaba bari mu giterane Imana yakoreyemo igitangaza cyo guhaza, ko umuntu wese uzagerwaho n'icyo kimenyetso. Ngo bakoze ibimenyetso, umuntu agafata akavungu akakanyungutira agahita haga, wamuhereza kandi akakwinginga ati mbabarira ntaturika
kuko ndumva maze. Ariko bahagijwe n'iki ko nta mapaki bari bafite? Iwanyu ko murya amapaki y'imigati akavunguka guhagije gute? Cyari igitangaza Imana yakoze. Yesu yari yavuze ngo abantu bahage gusa, bahage bizera Imana kuko Uwiteka afite ububasha n'ubushobozi bwo gusohoza icyo yagize gute, icyo yavuze. Ngo nuko abantu bagira gute, barahaga. Abantu barahaga. Mwabagabo mwe mwakira icyo Imana yakoze kirahagije. Uwiteka azasohoza umugambi we nkuko yabivuze. Kandi nimukomeza gusenga izindi mana, iyo mwampaye insanganyamatsiko mba ndi fiyeri cyane. Aho mwandega naburana ngaragaza ko icyo nakoresheje ari mwebwe mwari mugifite. Bitandukanye no kuza ngo yabivanye iyo ngiyo ngo sinzi aho yabikuye. Yesu aravuze ngo nimusenga ibindi bintu kandi mufite agakiza mwigishije nkana, musuzuguye Imana yakoze imirimo ikomeye iruta iyindi, Uwiteka azabareba ijisho ribi. Mu minsi iri imbere mugiye kujya mubona abantu bafite ingorane bazaniwe nuko bimuye Imana bakizera ibindi bintu bitari Imana. Mugiye kubona ingo zigomba gusenyuka kuko batizeye Imana, bayimuye Imana ikabareba ijisho ribi. Aka gakiza tudandabiranye, dusambanye tugafite, tukiba tugafite, tukabeshya tugafite, tukagambana tugafite, tukagira ishyari tugafite, tukatura abanyamanyanga tugafite, tukaba tugendana n'abatizera dufite agakiza. Imana ikabuza uyihamya department zitandukanye, Uwiteka akababuza umuntu umuhagararira kandi uriyo uhari. Uwiteka ntago azakureba ijisho ryiza, ndabiguhishuriye kandi nkweruriye ko Uwiteka atazabura kuguhanira ko wapfushije ubusi by'abandi babuze. Hari abantu babuze iri jambo mwumva, bari mu bubata, badashaka kumva Bibiliya, batayisomerwa, bari ahantu hakomeye, bumva amateka y'agakiza byabacanze. Aho ushaka kuvuga ngo Yesu bakaguca ijosi. Hari abantu barira bavuga ngo Yesu uzadutabara ryari? Ubwo mwebwe mubitesheje agaciro mukamubyandagaranye hano hanze, ntabwo Imana izabareba neza. Franchement Uwiteka ntazabareba neza. Ariko mwari mukwiye kumenya ko Imana yabyanditse ku ibuye, yabyanditse ku mbaraga z'Umwuka Wera ziri muri wowe zikwibutsa amateka y'ibyo Imana yakoze. Ukwiye kugira isoni, ukwiye kugira ipfunwe, ukwiye guca bugufi, ukwiye kubika umutwe, ukwiye kumwara, ukwiye gukorwa n'isoni z'ubuzima n'imibereho witiranije, ukaba utacyubaha Imana, ukaba wubaha ibindi. Yesu aravuga ngo abantu nibongere bubaha Imana, ntakagira umuntu uzongera gusenga izindi mana, kuko ibishoro byose mwiratana ni Imana yabibahaye. Abo bana babahagaritse umutima ni Imana yababahaye. Isukari yazamutse, umudamu umwe baramupimye basanga afite 340 kubera ikibazo. Nimubajije arambwira ngo nahindi masengesho ngo mperutse gukora yitatu ngo yarayo gusengera minervare y'abana biga muri nasare. Amaraso arahagaze, umutima urahagaze, isukari itaye umurongo. Baramubwira bati isukari yataye umurongo, ariko dusanga nako kabazo yagize ko kuvuga ngo abana ndabarihira iki, mu gihe abana bari bashize Imana yitwaga Imana, ariko yo kwishyura igihembwe kimwe bitumye isukari tumurongo, bitumye ugambana, bitumye usa nabi. Icyo ni ikigirwamana ufite. Imana ashaka kuyizera, nta kindi kintu ugize gute urebyeho. Ababyeyi bijishuye abana hano hirya ahangaha, barabayijishura bariruka. Uyu munsi wa none yamutaye ari uruhinja, niba yarasigaye mu birere hirya ahangaha, ubashaka kuba bahura, hari umupolisi uyobora imodoka akayobora se, akamwati hagaramize, akamwandikira ikosa yakoze atamenya ko ari umwana we. Hari igihe cyageze barabata, ukijishura ukajugunya, ukiruka ukavuga uti ni undemereye, ukajugunya. Uyu munsi murahura ntumenye ko ari we, wazamumenya ute? Imana yitwa Imana, abana b'ababyeyi babataye, Imana yitwa Imana, ubuzima bwahagaze, Imana yitwa Imana. Ntabwo uyu munsi wa none ariko mukwiye gusuzugura Uwiteka ngo musimbuze ibindi bintu bitari ukuri. Imana ni Imana, izahora yitwa Imana, irera kandi irakiranuka. N'uwera wa Isiraheli, haleluya, ni ibyiringiro byacu. Nimwongere mwizere Imana. Yesu waravuze ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nitandukanyije n'inkozi z'ibibi zanze kwizera Imana. Tazagira n'umuntu tuzapfa kimwe.
nitandukanije n'umuntu wese udashaka kwizera Imana. Mwafashe inzira y'ubuzima n'imibereho n'iterambere, mujya gufata amakredi, mwakoze imibare yuko mugomba gucuruza. Niba waratanze inzu yawe, uyu munsi wa none ukaba imibare yaranze kuvamo, nta banke n'imwe itanga imfashanyo, mwakoze imibare, niba byanze kuvamo, wizanira Imana icyifuzo. Kuko biragoye ko uyu munsi dutandukanye umuntu wazanye icyifuzo cyangwa icyifuzo cyazanye gusenga. Ibyifuzo byabafashe mu majosi n'ibigeragezo n'amadeni n'isereri mufite, bibohereza mu masengesho, biza bibafite bibaboshye, kugira ngo uzatandukanye umuntu waje gusenga ari icyifuzo cyamufashe mu munigo, ngo bitandukanye n'umuntu wagifashe nawe akaza agikuriye akibwira ati ve nkujyane imbere y'Imana imenye ibyawe sha. Biragoye. Genda utanga ingwate watanze, niba imibare yanze kuvamo ujye gukodesha, ntuzongere kuza imbere y'Imana uyizaniye imibare wakoze ikagenda nabi. Ntabwo agakiza ufite kangana na kredi. Niba wabibaze bikanga kuvamo, jya mu ngaruka zabyo, ukomeze usenge ube muzima, uryamusinzire. Amanyanga yanyararambiranye n'ubujura no gufarsifiya no guteka imitwe, kandi musenga mufite gakiza. Kora imibare isanzwe bihwaniremo, niba uhombye uhombe nyine utangire bushya, wishime kandi ntukiri guserera. Kandi umuntu ngurije amafaranga tuba twabyumvikanyeho, nta mugabo utagira ideni nta cyizere abagirirwa. Niba wongiriye icyizere ukampa ideni ryawe ryamusinzire, nanjye ryamensinzire, nta guhagarika umutima ngo ndari ntasinziriye ngo nkurimo 5. Niba nohereje abana kwiga, abana minervari kabura akaba nta bundi buryo, nta kibazo rwose, nta gikuba cyacitse, mfite agakiza kangana n'umugisha ungana n'umugambi w'Imana. Hari igihe abo bana batagomba kuba uko kwezi bari kuba bari ku ishuri, wenda hari icyari kubasangayo kikabahumanya. N'Imana yavuze ngo izabarinda, bagomba kuba babirukanye. Ibyo si ikibazo, kuko ikimenyimenyi igihembwe gitaha ayo mafaranga azaba yabonetse, kuko mu gakiza hazingiyemo umugisha utagaragara, uboneka igihe kingana n'umugambi w'Imana gusa. Ibintu byo kujagarara bishire, nimwizere Imana yonyine. Abagore mufite abagabo babananiye, n'abagabo bafite abagore babananiye, abagabo bafite abagore babananiye, n'abagore bafite abagabo byanze kuvamo, nimwizere Imana. Urwishigishiye ararusoma. Padiri yabwiye abantu ati muzaze gusenga, dusengere ibyifuzo, ibintu bibagoye muzabizane. Abona umugabo yazanye umugore mu gitebo amwikoreye, avuga ati ko wamuzanye mugati, aravuga ati ni unteje ibibazo. Ntabwo mugomba kuzana abagore banyu imbere y'Imana n'abagabo ngo muje kubarega. Oya, nimuzamure kwizera. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza, zihindura amateka mu buryo butaboneshwa amaso. Kuko hari abarindagira babaroze, hari abarindagira kubera inyungu, hari abazubatse kubera intego zabo. Niba intego idakunze, subira iwanyu bigisha baziko nyine, nicyo cyari cyakuzanye. Wari wazanywe n'intego none ntibyavuyemo, subirayo hakiri kare utaratesha abantu umutwe. Ariko umuntu wubatse kuko Imana ivuze ngo ni umurimo w'agakiza wese, Imana igomba gucunga urwo rugo ikarugenzura. Nta kibazo kindi kirimo. Senga wizere, wiringire Imana. Ikikujomba ukihanganira, ugira ibyiringiro, Uwiteka azasohoza ibyo yavuze. Aho kugenda ukigatiye nyabingi ahangaha wavuye gusenga n'abadayimoni n'ibyo mukenyereyeho by'ibintu by'ibishumi n'ibindi bintu by'ibiti, ibyo bintu byose ibyo ntabwo byavamo. Niba ucuruje ukabona bidakunda, nuko mucuruzanya ari benshi, bose baranguye ibintu bimwe. Menya ko nabo bakeneye kunguka. Byo kuvuga ngo ngiye gusenga ngo abakiriya bajye bazi wanjye, Imana ntiroga. Uzabibwira abapfumu n'abandi bakora ibibi, nibo bazazana abakiriya iwawe gusa. Ariko niba ari Uwiteka wiringiye, senga Imana iguhishurira ibindi ushobora gukora. Twigongana n'abantu mu bapfumu, no, urahura n'umuntu usenga mu bapfumu, nawe waje hano ati naje kugira ute, ati byaranze, n'agakiza ufite byaranze. Nta nubwo muzabona aho mushingurwa. Hari amarimbi y'abakiranutsi utazakandagizamo imirambo yanyu. Okay.
gatahe. Ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abadashaka kwizera Imana yonyine, kwizera Imana yonyine, kandi mwaramenye ukuri, ikimenyetso kibariho, kuko ibyo Imana yakoze birahagije. Usigaranye icyifuzo cyo kwizera Imana gusa kugira ngo ibone inyungu y'ibyo yagushoyeho. Ubwo ufite ibindi byifuzo bitari icyo, ibyo ushaka gukora bizarangira nabi, kuko Imana yatanze umugisha mu gakiza yaduhaye. Dufite amayerekwa n'amahishurirwa y'ibiri bubejo. Iyo ni imari igaragaza ko bitanduhitana. Icyo Imana yagikoze ntacyo mucyishyuye, nta mafaranga byishyurwa, nta munyemari wabona iyerekwa ariguza amafaranga. Dufite umwuka wera utubwira ngo ntimugakore ikibi. Ribu iri gushakisha abakoze ibibi. Amategeko na politike byoroganiza imibereho myiza y'abaturage birirwa bashakisha uwakoze nabi. Ariko umwuka wera abitubwira mbere, ukirinda gukora icyaha mbere. Icyo nta muntu ubigora, Abanyamerika ntibabigura, nta kigo naza ntiyabyetidiya ngo bazamenye ikiba cyabaye, kugira ngo umuntu, hari ibyo bita commissioning policy, hari ibintu umutekano ushakisha ngo barebe ko umuntu yakwibuza gukora ikibi mbere. Twebwe dufite imari muri twe, dufite ibuye ritubwira ko tutagomba gukora ikibi mbere y'igihe. Nibuye riri muri twe, Imana yamaze gukora byose muri twebwe. Dufite iyerekwa rikubwira ngo hari abantu bubatse amazu muri guma mu rugo ejo bundi. Imana yabwiye iti nimwongere kurangura ibintu by'imihoro n'amashoka na nyanjoro mwe nimurangure kawunga. Bayicuruje amezi angahe, barangura bongera barangura, barabyeretswe. Ntabwo Imana yenda gutira ibindi. Uwiteka ari muri twe kugira ngo azasoze umugambi we. Ntabwo kuvuga ngo urangura Dubai wenda uzarangura ibitemewe birangire nabi. Warangura ibitemewe. Dukeneye iri buye ryanditseho ibihamya by'Imana ikora. Ubuyobozi bw'Imana muri twe buzajya bugenda butubwira gahunda. Tuvuga ngo yewe uwo uzashakana nawe nyine ntubona, ntureba, banza uhumuza amaso. Imana iguhibuye ririho imbaraga zikomeye zihishura umugore muzima n'umugabo muzima ubone gushaka. Kandi nawe ibyo ubesha byose Imana irabizi. Tugeze mu gihe Imana igiye gukorana n'abantu bavuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Twitandukanye ku mugaragaro n'abashaka gusenga ibindi bitari Imana, kandi yarakoze akazi gakomeye. Akagasura mufite Hoziyana n'imbaraga z'Imana. Abandi bataye igikapu bararindagira, bataye umutwe ntago bazi iyo bari. Urwagwa rwarabishe, sida yarabafashe kubera gusambana cyane. Ariko mwebwe muri hano mwambaye neza mukeye n'imirimo y'Imana. Nimwongera kwifuza ibindi bitari ukwizera Imana, bizabakurikirane. Muzamenye ko ibyo mwumva bitari ibyo gutakara hasi ngo bipfe ubusa. Tubonye abagabo Imana yagiriye neza hari Kigali yacu. Yavuze kera mu buhanuzi mu bubyutse Imana kizabagira neza. Ariko ni Dubai n'abagore 5, 3, 2 ni Kigali no kwiba umusoro, no gucuruza no guserera bizigurya. Ibyo byose nakajagari. Uwiteka aravuze ngo nimwimike izina ryayo cyonyine bizatuma mugera ku gisubizo kirambye. Kandi ntabwo tukiri abantu bakwirirwa batwarwana n'uturabyo no kudushukisha impungure nk'inkoko. No, tutugeze mu gihe tugomba kumvira umwuka wera icyo avugana natwe tukagishyira mu bikorwa. Haleluya. Iri ni ibuye riri muri twe ritwemeza ko ari Uwiteka wenyine tugomba gusenga. Haleluya. Ijambo rya nyuma mbabwiye nuko imizabibu ndetse na elayo Rwanda ari Uwiteka wabigizemo uruhare. Abafite mu kiganza cye, mucururiza ku kiganza cy'Imana, mwambarira ku kiganza cy'Imana. Umunsi muzatera Imana umujinya izabakosoriza n'abandi. Ku kiganza n'ukubika gutya ikongera ikubura. Ntago ari wowe ukaze waburangije urugendo nabi kubwo gusuzugura Imana no gukandagira mu buki no kubogora amata Imana itanze.
no gusambanira mu mazu Imana ibahaye, no gupfusha ubusa umutekano inkotanyi zaruhiye, no kubaho mukomeje kugaragaza ko iki ni igihe ugomba gusobanuka ukizera Imana jonyine, ntabwo ari gupfusha ubusa, si ugupfusha ubusa. Aba ntabwo ari abantu bo gupfusha ubusa, oya, no, ntabwo ari abantu bo kuraganya bingi n'ibigirwamana. Yose waravuze ngo ni umurage, muzubaha Imana. Bariya abana banyu banze kuza gusenga kubera ibyo mukora, bababonye ibyo mukora, ntibashaka kuza mu rusengero, barabaza amatiku yanyu byaranze, bafite ubuhamya bubi bw'ibyo mwakoze n'ibyo mubamo, banze kuza mu rusengero. Kuko Yesu waravuze ngo umurage abaza nkomoka bazasenge. Mugomba kwereka abana imirimo y'Imana, mukereka abana ko kuba barya ari ukubera Uwiteka, kuba bariza ari ukubera Uwiteka, kuza barabaye abatinganye ngo bavuye kwiga hanze, ibyo bivumwe. Igihe kirageze ngo Abanyarwanda twizere Uwiteka, kuko turi ku kiganza cy'Imana, twabibonesheje amaso yacu, dufite amateka atwemeza ko Uwiteka ari we wakoze imirimo ikomeye. By'ubwibone bwanyu no kugenda mwambaye ingofero, muteze, mugenda mwibombaritse, mubara amafaranga, mubishyire hasi. Uwiteka afite byose mu biganza bye, ni ukwizera Imana. Kuko nimuzana ako kavuyo, nimukomeza gutyo, ni ku kiganza. Uwiteka yarababwiye ngo ni njyewe wabagejeje aha, investment yose ni y'Imana. Nimukomeje kuyipfusha ubusa mwaramenye ukuri, kuko abapagani bo nta kibazo bafite, Imana iri kubahamagara. Ariko wowe wamenye ukuri ukaba uri kubipfusha ubusa, ntabwo bizakugwa amahoro. Nagira ngo usengane namwe muri iyi nsanganyamatsiko ya korali Betelehemu. Imana ibahe umugisha, ko Uwiteka ashaka ko ari we wenyine twizera, wenyine, ibindi byose ari ibigirwa mana. Imana ibahe umugisha. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Abantu bumva hari icyo Imana ivuganye nabo, sabaga ko yongera akatwingingira Imana, twebwe n'inzu yacu tukazakorera Uwiteka wenyine, abana bacu tukabaraga ko bagomba kwizera. Nuwongera kugaburira abana utababwiye ngo ni Imana yatanze ibi biryo, ukabambika utababwiye ngo ni Imana itanze iyi myenda, ukamushyira mu modoka utamubwiye ngo ni Imana yayimpaye, niba uzi ko idafite ubwo buhamya uzayisubiza aho wayikuye. Niba uri mu nzu idafite ubuhamya uzayisubiza aho wayikuye, ku buryo uzabwira abantu uti uzarenga kuri ibi by'Imana yakoze nawe azaba atanyubashye. Nibura umwana akabona ko uri serious ku Mana usenga, pana kukubona mu kajagari hepfa aho ngaho bayoyishingwe bakagusangamo abana bakumirwa. Tugiye gusaba mushumba dusengera Imana, twongere twizere Uwiteka wenyine, akakantu wenyine peke yake, wenyine bibe ubuzima bwacu. Kandi ubwo abasengera asengere n'itorero ryose muri rusange, ndetse n'umuryango nyarwanda, kandi asengere n'ivuga butumwa ku rwego mpuzamahanga, kuko benshi batakibashije kuvuga nk'uko Imana ibishaka bitewe n'impamvu. Atwingingira Imana itwongerera imbaraga, yongereye kuduha umwihariko, tumere nka Yosuwa, tuvuge ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Mushumba, tumaze kumva ubutumwa bujyanye n'intego y'igiterane, ko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Iyo nsanganyamatsiko korali Betelehemu yateguye tumaze iminsi tuganiraho, ntabwo ari ubwa mbere, twatangiye ku wa mbere, uyu ni umunsi rero wa gatandatu, n'ejo tuzakomeza. Kandi hari igihe nibaza abantu kubera gutinda mu rusengero, hanyuma amateraniro yose bakumva nyine riza kurangira, bavuga ati ngiye mu iteraniro korali Betelehemu aririmba, korali Mbohwe, korali Hoziyana, nyine bakumva ko nta mpinduka, ni umunsi usa nk'indi, ni ibintu bisa gutyo. Ariko mu by'ukuri niba dushobora gukora amateraniro atagira ikintu gihinduka, nta mpamvu yo kuza, ko turananiwe ihagije. Ngiye mba ndushye, ndi gusinzira ngenda, kandi namwe ndabona muri gusinzira. Niba rero ibyo turimo ntacyo bishobora guhinduraho, torokwe no kugaruka, wagombye kuguma mu rugo gukorana niwe kuzajya ku kazi niba uje ugafite. Ibintu byose bitagufitiye akamaro ntukabigemo. Niba kuza hano nta kintu ushobora kumarira umuntu rwose, ujye uruhuka. Hariho n'ikoranabuhanga, hari amakamera,
wabirebera mu rugo. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ngo uyu munsi ntiwigeze kubaho kuwa gatandatu, tuzanagaruka. Niba nta kimana yateguye gukora kuri uyu munsi, nta mpamvu yo kugaruka. Ariko cyo nshaka kuvuga, mpamvu mabwiye ngo mwicare no kugira ngo mwibuke ko Yesu yabarahije bakarahira. Ubwo uri umuntu ugiye guhaguruka hano, ni umuntu uzi impamvu ahagurutse, kuko ejo ntabwo uzongera guhaguruka. Niba wumva ibitumye uhaguruka utiteguye kubireka, ugume wicare. Hari umuntu afite ibyaha afitemo inyungu, ku buryo nubwo ahagurutse ariko atiteguye kubireka. Mu butumwa bwose batubwiye amagambo abiri. Batubwiye ati Imana murayizi, n'ibyo yakoze murabizi. Niba muzi Imana rero muvane ibyaha mu buzima bwanyu. Nta kindi batubwiye. Ntabwo batwubije kujya gukora, ntibakubije gufata amafaranga ya banki, ntibakubije kujyana umwana ku ishuri. Ikitemewe mu byo ukora byose ni icyaha ubishyiramo. Kandi noneho kubera abantu bakora ibyaha ari benshi, abanegera ku rwego bavuga ngo biremewe. Hari igihe abantu bakora ibyaha bavuga ati n'uyarabikora bavuga ati ubwo se Imana yarimbura abantu bangana gutya? Ntibimenye Imana kurimbura abantu benshi irabimenyereye. Babiri nibo bagize Kanani, abandi bagwa mu ishyamba. Nubwo rero abashoye mu gishoro kinini barapfuye murabizi. Kwa Nowa yarije kurimbura, isangamo Nowa yaravuga ati sinarimbura abantu harimo Nowa, harokoka 8. Sodomu ni Gomora haratwitswe, umugabo wavuyemo muramuzi. Ibyo rero gukora ibyaha mwaramaze kumenya ukuri. Nta mahirwe ahari no kubeshyera Imana ngo nta zindi nzira Imana igira, ngo inzira z'Imana zica mu byaha, ngo muri benshi, ngo mwabivuganyeho. Oya, nibyo ratubwiye. Nibyo Yesu yavuze ati ntabwo nzavanga ibyaha n'ubuzima. Nibyo yavuze ngo niba ufite umwenda guhangayikishije ukawugenda ubeshya, ufata amarambere, upfura indagira, waramenye ukuri, mesa kamwe ngo utangirire kuri 0 ugira amahoro. Nicyo batubwiye. Amen. Nta mpamvu guhangayika turabarokore. Atuye ngo twizere Imana yonyine. Ubuzima bwawe bwubakiye kuki? Ubakiye kuki? Dongo iyo ugenda mu nzira uhagaze kuki? Igituma ukomera ni iki? Ikintu fondation y'ubuzima bwawe. Imbese ikigukomeje ni ubwenge, ni amashuri, ni bene wanyu, ni ubwiza, ni iki ubamo, mbese ni iki wiringiye. Bibiliya igivuga muri 17 Yeremiya akavuga ngo havumwe, ni umuvumo wanditse. Iyo ukoze icyo ngicyo havumwe umuntu wiringira undi akishira amaboko y'undi muntu. Bibiliya ikavuga ngo akimura. Ntabwo ari ukwimura Imana. Imana se wayimura ijyana kwandi. Biva ku ijambo kwima. Kwima Imana ikaba umwami. Noneho rero umuntu akimura Imana mu mwanya wayo akashyira ikindi kintu. Bibiliya ikavuga ngo avumwe. Noneho akavuga ahantu hazaba rero ngazatura mu butayu. Ni umuvumo gusa. Mu butaka bugwengeye ngazaba ameze yumagaye. Bakavuga ijambo rikomeye ribi ngo icyiza nikizamugeraho. Ruvuga ngo niyo hazi ikintu cyiza ahandi atuye mu buryo bw'umwuka nta kintu kizamugeraho. Bakavuga undi wa kabiri, wahirwa umuntu wiringira iki? Uwiteka. Akamuhindukira iki? Ibyiringiro. Ngazahwanye n'igiti cyatewe hehe? Gishorera imizi mu migezi. Ngo ntikizita ku mwaka wa cyanya mwiki mwamapfa ko gifite ahandi kivoma. Urumva igiti gishobora gutungwa n'imvura yo hejuru cyangwa niyo hasi. Ariko twebwe abantu bamaze kumenya ukuri, subiremo, nta muntu n'umwe uri exonere gukora icyaha. Nta bisobanuro na bike ufite. Nta bisobanuro na bike ufite byo gukora ibyaha. Urugo rwawe, umugabo wawe, umugore wawe, akazi ukora, business ubamo, ntabwo wemerewe. Nta muntu uri exonere, nta muntu wasonewe gukora iki? Ibyaha. Ubwego rwose yaba ariho, titire wagira, impano wagira, nta muntu wemerewe gukora iki? Icyaha. Bibabwiriye iki ibingibi byose? Kugira ngo umuntu uhaguruka ntazongere guhaguruka icyo kimuhagurukije cyongeye kumuhagurutsa. Niba utiteguye uretse dusengera abantu biyemeje, tuvuge tuti hari umuntu umwe waje mu giterane, ahageze ahura n'ubutumwa bwiza, none agiye gusubiza iby'abandi yibye. Naho ntitugusengera ufite iby'abandi mu rugo urabisubizayo. Umuntu ufite ikintu cy'abandi yibye akaba agiye guhaguruka, kereka niba yemeje kugisubizayo. Niba utiteguye ntuhaguruke, ubyihorere ko n'ubundi byakubera bibi. Hari andi makamera yo mu ijuru
nayo hari hano hagarara ngare muri kureba gusa. Zakayo Yesu yinjiye iwe, Zakayo aravuga ati ntiwabi wanjye igiterane kibere mu rugo dukomeze tuvugane. Hari igiterane kwa Zakayo avuga ngo nambuye. Umuntu ufite ikintu ahagurutse ashaka guhaguruka akora ni umuntu ujya kugikemura kiva hano. Ubwo rero ndagabangisha abantu bahagurutse rero. Sinshaka ko mpaguruka muri mwese. Hagishaka guhaguruka kubera amarangamutima utatekereje. Uhagurukijwe n'iki? Wabaye iki? Ni iki cyakubayeho? Ni biki wumvise? Ugiye kubikoraho iki? Niba utiteguye kujya gusubiza iby'abandi wibye, yicarire. Saha yawe ntiragera hari. Ariko umuntu wumva avuze ngo ngewe mpagurutse imbere y'Imana, Umwuka Wera akoze ku buzima bwanjye, sanze ubuzima bwanjye burimo umuhangayiko n'amanyanga, meze nk'umupfumu nkuko babivuze muri abantu basigaye babaririza ngo nibaza gupfa ngabaze ngo uko biza kugenda nkaho ari ukuraguza, nta kwizera Imana ugatungwa no kumenya ngo niba ngaruka. Ninde rero uhagurutse ngo tumusengere? Urana ko mwari muhari, mwari muzima muhagurutse. Ndashaka abantu bake, ndashaka abantu mwese. Subiremo, ndashaka abantu bake, ntabwo dushaka ko namwese muhaguruka. Umuntu uhagurutse ni umuntu uzi impamvu ahagaze, akaba yiteguye kuva hano ajya mu rugo, akabwira uwo bashakanye ibintu atarazi, akabwira wa muntu ati mvuye mu giterane, niyemeje kwiyegurira Imana, mvanye akajagari mu buzima bwanjye, ngiye agakiza katanga amahoro. Ibintu byose watunga bitarimo amahoro ni umuvumo utunzi, nta kintu ufite kuko urahangayitse kandi ugomba gushaka igisubizo. Nshimiye rero abahagurutse muri bakeya, abandi mugumye mwicare kuko mutari mwiteguye kujya kwishyura ikiguzi cy'ibyo mwe muhagurukiye. Reka dusenge Imana rero kubahagurutse. Tugiye kubasengera ngo Imana ibahe imbaraga mujye kubikora. Tugiye kubasengera kugira ngo mujye kuvuga ukuri. Tugiye kubasengera ngo uve mu kibina cy'abanyabyaha. Hajye umuntu abari mu kibina cy'abanyabyaha, mu kozi z'ibibi, aba muri association y'abakozi b'ibibi, ari umuntu ubana n'abanyabyaha bafitanye icyaha. Hari abantu bagira ibyaha bya association nk'abana bo kwa Yakobo, ku buryo niyihana abareza abandi. Umuntu uvuye mu kibina cy'abanyabyaha ari uhaguruka. Umuntu uvuze ngo ngiye mvuye aha mbaye mushya ndahindutse, ukandika muri karine yawe ko kino giterane kiguhinduye umuntu uvuye mu bujagari, ukava mu kajagari, ukava mu manegeko yo kwizera Imana uhora utazi niba bucya cyangwa bwira. Reka dusengere uwo muntu umeze gutyo, kandi nzi ko kubuhagurutse ufite impamvu kandi urakize, Imana ikugiriye neza. Abandi mwese mwahagurutse mwari mutazi impamvu muhagurutse, kuko ikiguzi cy'ibyo mwahagurukiraga mwari mukizi, ariko ugumenye ko uhagurutse kubera impamvu, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Kadusenga Imana. Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ubutware, kandi Mana iriho, ntabwo dushidikanya ku bumana bwawe. Twarakubonye ntitubaririza, twabonye ukora, kandi abantu baraha bafite ibihamya, bafite ibimenyetso. Kuba aba bantu baraha bose ni bake baba batazi imbaraga zawe. Twabonye abantu bitwa ko bakomeye bahinduka ubusa tubireba n'amaso yacu. Twabonye abantu bavuga ko bafite ibintu bidasanzwe bibashirana. Ni wewe wenyine ufite kudapfa wihagije. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abisiraheli aravuga ngo menyereye kwatura, kabwira abantu ko ngewe ntitaye ku mubare w'abanga Imana, ntitaye ku bantu 10 bavuze ko batagikanani, ntitaye ku mabuye bantera, nge mvuze yuko ngo tureke kukurakaza Imana, ngo twe kwigomera. Nubwo abanyakanani bafite ibintu byinshi bibagose, ariko twiringira Imana. Yiringira Imana mu bantu 12 basigara ari 2 gusa, Imana irabajyana ibagezayo. Niyo mpamvu muri amateraniro dukeneye abagore bakemura ikibazo cyo mu buryo bw'umwuka bafite. Dukeneye abagabo bahaguruka kuri uyu mwanya w'igiterane. Niyo twataha, niyo nta ndirimbo twaririmba zindi, niyo umuntu wese yajya mu rugo rwe akajya gukemura ibibazo afite, niyo umuntu wese yagiwe agakemura ibibazo utuma adasinzira, kuko Yesu yaduhaye amahoro atuma n'ubuzima bwacu n'akazi dukora dukwiye gusinzira, tutumere nk'abatagira kwizera, nk'abatazi Imana. Gushimiye abahungu bahagurutse muri iteraniro. Aba basore bahagurutse n'abasore bavuze ngo twanze akajagari ko mu buryo bw'umwuka,
ntidukwiye kubaho duhangayitse dufite umurengezi. Tugushimiye abakobwa bahagurutse mu kino giterane, aba bazarema amateka. Tugushimiye ababyeyi bahagurutse hano hantu, tugushimiye abagabo bahagurutse, tugushimiye abari ku ikoranabuhanga batwumva bafashe icyemezo cyo kudasimbuza Uwiteka ikindi kintu cyose. Twabonye birangira n'amaso yacu, twabonye bishira, twabonye umuvu bijyana. Nta mpamvu yo kwiringira umusenyi. Tugomba guhagarara tukavuga imbaraga z'Imana, tugatarukana batizera, abaducuruzanya, abatubana, bakamenya ko hari itandukaniro. Hari ijambo wavuze mu Bakorinto, uravuga ngo muve hagati y'abandi, muve hagati y'abandi, mwitandukanye ku Uwiteka avuga. Waravuze ngo dore nanjye nzababera so, mumbere abahungu n'abakobwa banjye. Ariko uravuga ngo nimukore ku kintu cyose gihumanye. Mu izina rya Yesu dusengeye ibiganza byakoze ku bintu bihumanye. Dusengeye abantu bari hano bahagurutse imbere yawe, babarire Mana ibyo bagusimbuje, ibitaragenze neza. Ariko Yesu yararahije, arahiza Abisiraheli barahaguruka bararahira. Turi imbere y'Imana hano iwacu i Rubavu ku Gisenyi. Tugushimiye kino giterane kibereye hano kuri uyu musozi. Tugushimiye ubutumwa bwiza buhatambutse uhereye kuva ku munsi wa mbere. Tugushimiye imyanzuro ifatiwe hano, umwuka werabaye umuhamya ko hari abantu bahagurutse bahinduye uko babagaho nuko batekerezaga. Tugushimiye ko karitsiye babagamo ihindutse. Tugushimiye ko aho batahaga babimenye. Tugushimiye amahoro wahaye bagiye gutahana. Tugushimiye ubuhamya bushasha baremeye. Tugushimiye kuba uyimuye mu kajagari ubakuye mu manegeka, ugiye kubatuza ahantu ushyira ibikorwa remezo, ibikorwa remezo by'Imana. Imana iri kwimura abantu mu manegeka kugira ngo bave mu manegeka bajya aho Imana ishaka kubarindira umutekano. Imana irimo yimura abantu mu mitekerereze y'akajagari ituma bareba kubiboneka. Nyamara Paulo avuze ngo ntiturakwiboneka, n'iby'akanya gato. Turagushimiye Mana, ngushimiye ikintu ukoze muri aya materaniro, ngushimiye imyanzuro ifatiwe aha hantu Kristo, ngushimiye ibyemezo bikomeye bifatiwe aha hantu, ngushimiye abantu ukuye mu manegeka yo mu buryo bw'umwuka, ngushimiye abantu wimuye. Nundi kwimuka biragora, abantu ntibakunda kwimuka, ariko nyemereye ngushimire ko kuva ku wa mbere watubwije ukuri twumvise, none twahereye ku wa mbere tukumva. Imana irambiye abanyabyaha bavanga no kusenga, irabarambiwe irasesema. Tugushimiye ko isesema itakigufashe. Habonetse abantu bahagurutse imbere y'Imana bakavuga ngo Mana twanze akajagari ko kuvanga ibyaha no gusenga. Ngushimiye ibyo ukoze Mana. Reka tukomere amashyi mu izina rya Yesu, mwamugira neza. Amen.